Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Abefesi 6:18. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Mu ntwaro zose twahawe gusenga gufite umwihariko. Izindi zose tuzikoreshereza aho turi naho tubasha kugera, ariko gusenga ni intwaro itagira umupaka waho ibasha gukorera. Ubwo bashyiraga Petero mu nzu y'imbohe, nta kindi bene se babashaga gukora cyangwa kuvuga ngo kigire icyo kimara, ariko bagize umwete wo kumusengera. Aho yarari arindiriye kwicwa ntibabashaga kuhagera, ariko amasengesho yabo yarahageze ahindura ubusa imigambi y'abanzi babo. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Muri icyo gihe hari mu minsi y'imitima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari mu musohore. Iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho. Petero agaruye umutima aribwira ati, noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Akibitekereza cyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Ibyakozwe n'intumwa 12:1-12. Gusenga ni intwari irenga ibihugu, igatambuka inzego, igasanga umwanzi aho ari hose, ititaye ku ntera dutandukanye. Abasengeraga Petero bayikoresheje nabo ubwabo batazi neza imbaraga zayo, ku buryo abagezeho bashidikanyije ko ari we koko. Gusenga ni intwaro kandi ikora mu buryo bwombi bw'urugamba, kurinda cyangwa gukumira no gutera. Gusenga kugamburuza imigambi y'umwanzi akiyigambirira, kugakuraho imirimo ye atarayikora. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Gusenga kubasha guhindura ibitekerezo bibi by'abantu bitarajya ahagaragara. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Abakorinto 2:5. Gusenga ni intwari twinjiza mu butware twaremewe kugira ku isi nk'abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Gusenga kandi ni intwari irinda izindi ntwaro, kuko kutwinjiza mu bumwe n'Umwuka wera, akaduhishuriraho tutikwije mu ntwaro twambaye. Gusenga ni intwari irenga ibihe, ikarwanira urugamba abo tutari kumwe nabo n'abatarabaho. Yohana 17:20. Ibasha no gusubira inyuma mu bihe, igahindura ubusi by'umwanzi yari yarakoze mu bihe byashize, bikibasha kugira ingaruka muri iki gihe n'ikizaza. Umusirikare wa Kristo nyakuri ahora yambaye intwaro yitwa gusenga, agasenga ibihe byose naho ari hose no mu buryo bwose, nk'uko umwami wacu Yesu yabigenzaga. Hari benshi bafata gusenga nk'ubundi buryo bwo gushaka imibereho y'ubuzima busanzwe, ariko sibyo. Gusenga ni ukuganira n'Imana, tukagirana ubumwe nayo, kandi tukinjira mu butware nk'abaremwe mu ishusho yayo, tukanesha umubi, tukamwambura ubutware yihaye ku isi y'Imana. Musenga ubudasiba. Abatesalonike 2:5-17. Dusenge. Mwami Yesu, nyigisha gusenga mu izina ryawe Yesu. Amen.